Sandra araza azana abana ko Wizo yarari hariya mu kabari arabamujugunya arabamuzanira. Wizo agiye kumubaza gute wazana abana saa sita z'ijoro mu kabari kunshaka usko bajya ku ishuri saa moya. Bari kuburana hanze Teta ngo yinjira mu modoka aramugonga. Wizo rero ngo yavunitse ukuguru, ukuguru ngo kwavunitse yamugonza muvuna ukuguru. Nyine bamufunze ubu ngubu bari kuri polisi n'abana be. N'abana barabafunze. Arambwiye ati niba ari mwene wanyu vayo rero murebe uburyo mwakura abana ahangaha mukaba mubajyane. Ubu turi kuvugana Sandra afashe imodoka ya Manuel ayizingira ku mugabo we bita Nizara mugonga. Murabyibuka ejo bundi Sandra yaragiye arakubitwa muhindura ikihebe. Sandra twaratabaje Rwanda iduha umwanya mu ndege mutwara Kigali arahunga ageze i Kigali. Amakuru mfite ngo yaragiye ajya kwiga icyo bita mawashigeri, ni imigeri y'Abashinwa. Amaze kubona ceinture noire yurira indege asubira kujya kwa Nizo. Ejo bundi mwumvishe umugabo wagiye gukubita Nizo, Sandra yamukubise ngo umugabo buri umwuka. Murabyibuka ejo bundi nta n'ukwezi ntanameza birashize. Mureke mwumve. Ngiye kugira mureke mwumve. Iyare agakagwawo agatalima womu Wizo Manizo amakuru akimara kugera cyangwa ya nona agifiteho ataravaho umukungugu. Nizo Manizo agama yanja seguyo yo mwana bamukonye not ati Nizo Mayanja seguya baramugonze guya se whatever bamukonye walinga asala agenda kushani ziba agenda ajya kuri shani ziba munyo era bananga akabya alikaleta alibashani nabaga akazaguhitana akakugumamo cyangwa ikizakwica urakigendana niwe ukizanira bashani ziba ati shani ziba akakabara katiro naye bamukonye ati babagiye kuri shani ziba na akabari baramugonze wabura okwongerezako ekitali kiwo muba kigambibwa ibu temunsala kemisino iri jambo rirakomeye ntago nge narisubiramo imiki mukazi we Sandra Teta yamukonye bati ntimuze kumvanaho ntimuze kunca imyeyo yanjye ariko biravugwa ko umugore we bita Sandra ari umugonze imbu kino nkidamu mbu banange si iki ngiki ndagisubiramo biravugwa ngo biravugwa niba ngo biravugwa niyo mpamvu navuze ngo biravugwa ngo Sandra niwe ugonze umugabo we bigambo byange imbu Sandra yamukonye ati Sandra niwe umugonze aya Sandra ne tukitegeera mbuye gwakonye Wizo Sandra nk'abagande nitumenya ko ari wowe uhitanye izo cyangwa ugonze nani Nizo Sandra ne olaba ndi munyarwanda muno urabona ko ndi umunyarwanda mwene wanyu Sandra kat tunakitegeera mbuye gwakonye Wizo manyambo banna Uganda tuba n'abantu baffe nga tubagala balamu abana ati kuba ndi umunyarwanda mwene wanyu niba ari we ugonye Nizo abana Uganda turaza kukwereka ko dukunda abantu bacu kandi tukabakunda ari bazima tubavuma waneno ne tubasamba naye tubaga gwe Sandra ne kikakasi wambuye gwe yakonye daga ojja kitegeera nkukubidoganya okukwata ojja kumpe ati nibwo uri bumenye ko abantu bacu tubakunda nubwo tuba tukatuka urabyemera ko tubakunda kandi tubakunda ari bazima ensonga ezo nga tezifaanagana lwaki tokutte ndapfuye ahangaha rero tugiye gukenera umuntu wese uri Ubugande barwanya umugore niwe kuri imodoka aragumugabo barwanye bayirwaga barwana buri munsi ibyo turabizi noneho umugore niwe wagonze umugabo yapfuye
ntabwo yapfuye kwa muganga. ari kwa muganga. Mm. Nuvuga ngo Sandra niwe wagonze, We wagonze umugabo we. yamugongeye he? Yamugongeye hari akabari kari sinzi ngo niba ari Munyonyo, ngo yari kukomuka umuhanda umugabo aramugonga. Ariko ntabwo ameze nabi cyane, ariko umugabo we ntabwo ameze nabi cyane. Sandra bamukubise byatari. Sandra bamukubise Byatari. bari bamukubise abafana ukuntu umugabo bamukuye aho ngaho ameze, n'umugabo bari bamaze kurwara amukubise, nuko rero sinzi n'ibindi nongera ngo gukurikirana vuba. mbariza amakuru uko Sandra nababwiye Sandra u Rwanda niruvane uyu mwana. Nshakira nimero ya ntuza ya macari wo muri ambassade. Urakoze cyane Sheri, mbariza amakuru wongera umpamagare. Sawa. Murabyumvishe? Mungu wangu. Are you in Uganda? Umva sha bazampamba hanerega ni mu rugo bro. Okay, Mungu wangu. Tubwire rero umuryango wa Mayanja urongeye biragize. Uzi ko yirukankana imbwa kenshi ukayimara ubwoba? Uriya rero ikibazo ntabwo kiri muri izi ntambara zabo za buri gihe, ahubwo ikibazo kiri kuri uyu mukobwa nawe wanze kuva muri Mayanja family. Abandi bose bazibyayemo bazivamo barazihunga bayivamo. Mayanja family ntabwo ishobotse bro. Ariko uyu mukobwa rero we yarananiranye tu, yaranze reka tubyite gutyo. Rumva so because uko yo nibyo gihe Teta Sandra is a personal friend. Ndabizi ko ari inshuti yawe. Nawe no mu Rwanda ni personal friend kabisa, ntago ari kuvuga ngo muzi kuri social media. Nasaga turi kumutabariza ubushize wari uri hano twari kumwe nawe. Yes, so ni inshuti magara kabisa, ni umuntu niganye nawe, ni umuntu nzi from head to toe. Muzi akiri umwana, muzi ari umuntu mukuru, muzi muri media dukorana, muzi kuva kera kabisa, ariko yarananiranye Teta kabisa. Sugo si imwe si kabiri nje mura nawe tu personally mukabari. Mura nawe nubwo namwe inzoga, ariko is go out sometimes tugakubitana mukamugwaho gutyo. Se bite sawa meze bite se, ariko ntago turi abantu urakura tu sometimes, nyene ko nabivuga. Igihe kiragera umuntu agakura ukaevolving ukamenya ati ndakunzwe hasi nkunzwe, baranshaka ntibanshaka. Ariko Teta nyine I think niba ari fame, niba ari gukunda publicity cyane, niba ari gukunda entertainment, niba ari gukunda wizo, ko nabyo byaba ari I don't know, niba mukunda kuko byo kuvuga ati ndamukunda. I don't get it. I don't understand kabisa the concept behind it. Nago kugeza na n'ubu I don't get it, because nago umuntu bagukubita uko ubushize baramukubise agaruka mu Rwanda mwarabibonye. Naraya majo niso twamutwaye mu Rwanda, niso twabisakuje se. Ntabwo umuntu yagukubita kuriya unurangiza none ugaruke ngo you getting married again. How? Oh, that is insane. That's crazy. Like so, you can't live like that. Ubu ngubu rero bimeze gute? Let's go back kuri intuza. Ejo bundi harisagari yabayeho Teta Sandra akubise umugabo waruye ukubita nizo. So wenda turana bimenya neza kuko wizo ubu ngubu arimo no gushaka kwiyamamaza ngo kuba MP sinzi something like that wa machinge. Wenda nabyo ushobora kubona ari ubustanti, kuko inaha bakora ubustanti bwinshi byatari. Ubustanti nk'ubwo nyine kugira ngo buying favors and what abantu batora umuntu nibiki. So ibi birashoboka. Abagande bagira tricks twinshi, ntago wabyizera 100%, ariko nubundi mukanya later on turaza kumenya tu the actual truth, turaza kumenya what is behind it. Kona nibwo naye nyibibona no kuri social media, mbona biranungwe, mbonye ipano ari social media platform I follow inyeretse notifications ukuntu yamugonze, ndumirwa. Can she really do this? Do you have any pictures yabere kuri scene ibivuga ko Sandra bamukubise se bakamugira intere? Ntago nari nabimenye ibyo ngibyo, sinakubesha. Ariko already uko byagenda kose within the next 1 hour ubu ni saa 2 zo muri Uganda, saa 2 hafi zigera kujyana igice, ntago iri bugire saa 3 saa 4 tutaramenya what exactly happened.
this is Uganda yewana abari bahari mukanya uraza kubona niba ari social media videos ziraza ziflooding here and there yewana so ntago in Uganda trends ntago zitinda rwose tureta tubimenye. Exactly. Yes. Yeah. Are you recording me? No, I'm not recording you. Haramanga Yeah, kuvugana nawe se. nibyo. Ngo amakuru ubonye ngo bimeze bite rero? Sandra niwe wagonze Wizo. Yamugongeye he niba ari amakuru yakuruye? Kabari ka Munyonyo. Yamugonza Nyine arangirika? njye mbajije. Yego. Nyine mbajije umuntu wo nyiri kabari w'umushuti wawe arambwira ati hari saa sita z'ijoro Sandra araza azana abana ko Wizo yarari hariya mu kabari arabamujugunya arabamuzanira. Wizo agiye kumubaza gute wazana abana saa sita z'ijoro mu kabari kunshaka usko bajya ku ishuri saa moya. Bari kuburana hanze teta ngo yinjira mu modoka aramugonga ngo yamugonze kabiri abantu bose bahari nuko Wizo ari mu bitaro teta rikabaragara kuri polisi. Nyiri kabari n'umbwe yari ahari. Inde ubikubwiye? Nyiri kabari aho Wambaye ukampa nimero ye? Wampaye nimero ye Sheri yinyoherereza please. Ciao. Okay, merci. Reka nyaguhe rero kuko ndayafite yose kuvugana na OC police station wa Kansas. Kocho. So ubu mvuye kumuvugisha rero muri iki gitondo ahisa nansaba nayo kumugurira lunch. Urayaguha ntugire ikibazo. Mubwiye ko ndi brother wa teta rwose arambwiye ati umva fate mwene wanyu karabizi ko ndi umunyarwanda arambwiye ati mwene wanyu ari hano. Twamufunze. Teta yatwaye abana rero nijoro mu kabari abajyanye kwa ngo Wizo yamusize nta biryo afite ngo yamusize mu rugo ngo ibintu nk'ibyo so then babagirana misunderstandings nyine koko nkuko uwo mukobwa yakubwiraga hano. Icyakurikiye nuko yamugonze nyine Wizo rero ngo yavunitse ukuguru ngo kwavunitse yamugonza amuvuna ukuguru ibyo kumukubita ntabyo umupolisi ambwiye nagambwiye yuko teta bamukubise ariko nyine bamufunze ubu ngubu bari kuri polisi n'abana be. N'abana barabafunze arambwiye ati niba ari mwene wanyu vayo rero murebe uburyo mwakura abana ahangaha mukaba mubajyane naho abana ntacyo polisi ni mubatware hanyuma we agasigara se teta aracyari kuri polisi nyine baracyamufunze. You ni attempted murder bro. Teta agiye kujya ruzira. You ni attempted murder because ntabwo wagonga umuntu intentionally no muri parking yo umugongeye mu muhanda babyita accident ariko iyo umugongeye muri parking that is attempted murder because ugonze umuntu ubishaka attention icyo nicyo bita attempted murder ushaka gutwara ubuzima bw'umuntu ubigambiriye. ufite akanya ndagafite tu ndajya mu kazi mu kanya ndabizi ko hari uratwara. Yes please can you help us wadufasha ushaka kujyayo ndajyayo njye kumureba. urajyayo ryari? Are you going now cyangwa nashaka no murakaza kugufataho? I'm going mukanya ndajyayo mukanya oya kumfata sara mfata arantwara kabiri aragutwara kabiri nditwara kugerayo ndagerayo mukanya ahubwo reka nitegure gusa mve mu rugo ndajya mu kazi no mukanya n'ubundi but reka ngende nanamurebe numve her side of the story because she's my sister man kuko nibyo kuvuga ngo iki she's my sister, she's my blood, menye what is her problem, what happened and yeah, I see how I can help her. So please ntabwo tuva kuri live utaratubwira amakuru ya Sandra kuko twaraye amajoro tumaze igihe kirekire turi kurwana uyu mukobwa ngiyewe kuva n'aya masaha no kugeza uyu munsi ndabikubwira kandi ya serious nubwo byakoze bidakwiye turi kumwe ariko ndi ku ruhande rwa Sandra.